Ndagusuhuje ko wahisemo kunkurikira. Amahoro y'Imana abane nawe. Urakoze cyane wowe wabaye umunyamuryango wacu, twakoze umuryango. Kandi nawe niba uri mushyashya ni karibu, wakora kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane, wakanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko bisohotse. Hanyuma rero iyi ni Chantal TV, ngendo y'Imana Marie Chantal, muze kubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro byo kubaka ubuzima bwacu, kubaka imiryango yacu, kubaka abo tubana, ndetse kubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero nagarutse n'ibiganiro nk'uko ibiganiro byacu nakagaruka, kandi rwose ndashimira buri muntu wese utubwira ko ibyo dukora bifite icyo bimumariye, ndetse n'abagerageza kubisangiza n'abandi. Wakora kuri like cyangwa se ukanasharinga, nabwo byatuma twaguka. Ndagushimiye. Hanyuma rero uyu munsi ngufitiye ingingo ivuga ku bana, kurera impano y'umwana. Ni gute narera impano umwana wanjye afite? Nta muntu n'umwe Imana irema adafite impano, ariko rero ngiye kubivuga nk'umurezi, kuko umwana wawe ashobora kuba afite impano, wowe ntuyirere cyangwa ntuyishyigikire, ikarangira pe. Ubwo ni ukuvuga ngo ashobora gutakaza umwimerere we kubera ko atigeze abona umuntu umuba hafi mu mpano ye. Rero umwana iyo akiri muto, no kuva ku ntangiriro y'ubuzima mu myaka y'ibanze, ugenda nk'umubyeyi. Ibyo bintu ni ibintu abanyamahanga nk'abazungu bakunze bo guhita batangira kureba no gushyigikira, ariko natwe abirabura tugerageze tubyiteho. Hari n'abantu benshi cyane b'abanyafurika babikora cyangwa se abanyarwanda, ariko nawe waba umwe muri bo. Itegereza abana bawe, urebe impano zibarimo, hanyuma utangire kuzikurikirana, utangire kuzikorera ubushakashatsi, ubarere mu muhamagaro cyangwa se ubarere mu mpano zabo. Hari igihe umwana mu by'ukuri ashobora kuba afite impano zirenze imwe, ariko ukabona ibangutse cyane cyangwa ifite ubushobozi wowe ufite ubushobozi bwo kwitaho. Ni ibiki wagerageza gukora kugira ngo uvumbure ko umwana wawe afite impano? Iyo umwana agitangira nko kuvuga, urabibona ko umwana wawe arabanguka mu bintu byinshi. Kubanguka mu kuvuga cyangwa se kubanguka mu bintu byinshi, ugahora ubona azi imbere mu bintu, muri buri ntambwe cyangwa buri kigero cye. Hari ikigero tugeraho ukajya ubona umwana mu by'ukuri ndani ikigero cyo gukambakamba, ikigero cyo kugenda, ikigero cyo kuvuga. Noneho ukajya ubona wa mwana wawe abangutse cyane muri ibyo bigero cyangwa se muri ibyo byiciro. Uhita umenya ko umwana wawe afite impano ibangutse, cyangwa se afite impano muri we zigiye zibangutse, bigusaba nawe gukurikiranira hafi. Noneho rero wowe uri umutoza w'umwana cyangwa se uri umubyeyi w'umwana, ni wowe mwigisha we. Hanyuma umwana utangiye kubona wenda akunda gutanga, sibyo? Tukatufata nk'urugero rwo gutanga iyo mpano. Abantu benshi iyo umwana atanga, uyu mwana rero uyu mwana ko nta kigenda, ibintu byose urabitanga, kuko iyo ni impano ikomeye ushobora kurera. Hanyuma rero kuyirera ntabwo ari ukumwima ibyo atanga, ahubwo ni ukumuha ibyo atanga, ahubwo ukamuha kugenda ukabiha umurongo. Hanyuma tuvuge nk'urugero, indi ngingo izakwereka ko umwana wawe afite impano zidasanzwe cyangwa afite impano ugomba gukurikira ukayireba. Uzamubona ari umuntu wita ku bintu, ashaka gukemura ibibazo, azi uburyo bwo guhita ashaka ibisubizo. Hari ukuntu umwana atangira avuga nk'ijambo cyangwa akavuga amagambo, abantu bose tukikanga tukavuga ngo uyu si umwana ninde wamubwiye aya magambo, uyu si umwana aya magambo yakura. Ni ukuvuga ngo mu muntu, kwa kundi iyo tuvuga mu muntu harimo ubushobozi. Rero bwa bushobozi nibwo buza mu bikorwa vuba. None umwana wawe wenda habonetse nk'utuntu tw'utubazo, cyangwa se ari gukina n'abandi bana, hakeneye ibisubizo, ugahita ubona arabangutse. Niwe ubona ibisubizo, niwe uhita ubona abonye igisubizo ubona cyiza cyangwa kirushije abandi kuba cyaba kinoze. Hanyuma akandi kantu ushobora kubona ari kumwe na bagenzi be,
akaba ari utangira kubayobora akabashyize ku murongo, ikikubwira ko uwo mwana afite impano yo kuba mu bandi kandi akabaha umurongo. Ni wowe rero nawe ugomba kuba uhagaze neza mu bumenyi usobanukiwe kugira ngo umufashe. Iyo utamufashije ahubwo ngo kano kana kishyira imbere, aka kana ntigashobotse, uba urimo kumucecekesha, uba urimo kumubuza kuba we. Rero umubyeyi ni wowe. Uzi ukuntu dufite abana benshi bari ko ari abahanga bagutse mu bwenge ariko bakaba barabuze gikurikirana, ahubwo bakaba barabonye abantu bababuza. Mureka bewe, mureke iyo mpano ye yake. Ikindi, ahantu uzabonera ko umwana wawe ari umwana udasanzwe no kuva mu buto bwe, uzajya umutoza cyangwa uzajya umwigisha ikintu. Ndi kwanga gukoresha ijambo gutoza kuko gutoza ngira ngo ntibikoreshwa ku bantu nubwo dukunze kubivuga. Uzajya umwigisha ikintu ahita agifata, ubone ni vuba vuba ibintu byose umuhayemo, umweretsemo umurongo arawukurikira. Wowe twe twigendera gutyo, umwana wanjye arumva vuba, umwana wanjye nimva vuba. Akeneye kuba wamushakira uburyo bwo kumushyira ku murongo, uburyo bwiza bwo kumuyobora, ibyo bintu akabikora neza. Hanyuma iyo ubonye umwana wawe afite impano kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kuba washaka n'umuntu waza akayimuhuguramo, mushake. Niba umwana wawe afite ijwi ukabona araririmba ibintu ukabona arabishoboye, cyangwa ukavuga uti ndashaka ko abana banjye mwese niba ari 2 cyangwa ari 3 muhimba akaririmbo, ukabona umwana ahimbye akaririmbo, tangira umushakire umwarimu, tangira umushakire umwigisha. Uzatangazwa no kubona impano idasanzwe afite muri we. Niba umwana wawe yicara yaragiye atangiye mu ishuri, ukajya ubona ahantu yicaye hose ari gushushanya. Kera twajyaga abana mu mashuri baba barashushanya, abarimu bakabakubita ngo ntabwo bamenye ubwenge, ngo umwana ushushanya ngo ntamenye ubwenge. Iminsi turimo, umunsi wa none cyangwa se igihe turimo, nta muntu uzajya avuga ngo umwana wanjye ntazi gushushanya, umwana wanjye ushushanya ngo nta bwenge afite. Kuko ubwenge dukeneye ntabwo ari ubwo kuvuga icyongereza gusa, ntabwo ari ubwo kuvuga igifaransa gusa, ntabwo ari ubw'imibare gusa. Umuntu wese arerwa, yakabaye arerwa mu bushobozi bwe, mu bushobozi bw'impano ze. Nibyo byiza bituma abikora abishoboye, abikunze. Kubikora bikunze bituma bikora neza, ariko byakabaye bitangirira hasi. Kutukiri kuri icyo cy'impano, nawe uzarebe impano ababyeyi bawe bagiye bagukubitira bakavuga ngo sinshaka ko ushushanya, byahise bikuvamo. Sinshaka ko umuririmba mugasakuza hano, byahise bikuvamo. Sinshaka ko mukina umupira, byahise bikuvamo. Ntabwo wamenya wenda wari kuzabura undi muntu uyu munsi, ahubwo ugasanga uyu munsi wabaye undi ikindi kintu kubera ko niho bagushyize. Murere mu mpano ze kuko uwo ni wowe, wimugira undi muntu. Hanyuma rero ikindi kintu wafasha umwana wawe kugira ngo impano ye irusheho kwaka cyangwa irusheho kuba ngari, gerageza wowe umuhuze. Nimba udafite n'amafaranga yo kuba wamushakira umwigisha cyangwa umutoza muri ibyo bintu, muhuze byibura n'ababikora. Hari abantu bajya mu makorari, aba bantu bose bahanga tubona, aba bahanzi benshi tubona bavuga ko batangiriye muri korari. Wowe uragumisha rero umwana wawe mu rugo, urimo kumubuza kuba uwo ari we. Hanyuma umwana wawe nimba nanze kwinjira mu masomo cyane kuko no mu masomo niko bimeze. Niba umwana yiyumva mu kintu akakuga ati jyewe mama ndiyumva mu ndimi, ureka akora indimi, uwo ni wewe. Imana yagiye iduha ubushobozi butandukanye. Narinje kukubwira ngo impano y'umuntu niwe muntu, impano y'umuntu niwe muntu. Yimufashemo, ushakira amwunganira beza kandi batamuyobya. Hanyuma uzabona ukuntu uwo mwana azavamo uwo yagombaga kubamo kandi mu buryo bugari, mu buryo bwagutse. Rero icyo kintu nari gitekereje kuko hari ababyeyi benshi cyane bajya babivuga, uyu mwana wanjye sinshaka kwabiki, umwana wanjye sinshaka kwabiki. Ntabwo ari utumi abicyo already yavutse ari icyo ngicyo, ahubwo wowe mushyigikire. Wowe umeze nk'igize, navuga ngo okay, mumbabare simbivuze nabi, ariko umubyeyi ameze nk'umukozi. Ni umukozi uhabwa amabwiriza, ariko amabwiriza sinzi uyamuha kuko ababyeyi benshi ntabwo wenda bitaye ku by'Imana ivuga. Ariko niwitegereza umwana wawe azaba akubwira ngo mama njyewe ndi iki, papa njyewe ndi iki, ahubwo nshyigikira. Ntabwo wowe wamuhindura cyane, ahubwo wenda wabikomeza, wakomeza ibyubatse muri we.
ndabashimiye rero, nagira ngo twige kuri icyo kintu nacyo byatuma turera abana bacu neza, byatuma abo turi bo ari bo twagombaga kuba bo, kandi iyo muri batanu mwaremewe icyo kintu ukaba wisanga mu bo muhuje imbaraga, ukomeza kwaka ntabwo uzima, ariko iyo ugiye mu bintu bitari ibyawe ushobora kwaka ariko bikakurambira ukabivamo. Murakoze rero, mukomeze mugumane natwe kandi mudushyigikire, muduhe comment kugira ngo turusheho gukora ibyiza kurushaho. Hanyuma ndabakunda cyane, naho butaha.